Hashize imyaka isaga 6,000 sekuruza w'abantu miliyari 7 n'abantu barenga miliyoni 750 abayeho ku isi. Turi ku mubumbe wa gatatu mu mibumbe 7 yikaraga mu isanzure izenguruka izuba, mu mbaraga kamere itaboneshwa ijisho, hagati mu nyanja y'amazi agize 71% by'ubuso bwayo bwose bungana na kilometero kare miliyoni 510,100. Niho we n'abandi bantu barenga miliyari 7 duhagaze ku isi. Niwo mubumbe wonyine ubuzima bw'abantu bangana batya bushoboka, bakabona ibyangombwa karemano byose bihagije ngo babeho. Ibi ni ukuvuga biri mu mwuka nka oxygene, nitrogene, ubushyuhe bw'izuba bugerereje, amazi n'ibindi. Gusa usibye ibi byangombwa karemano twese duhuriraho dusanga ku isi, bisa naho buri gisekuru cy'abantu kiba mu isi yakitandukanye cyane n'icyayibanjirije cyangwa kizayikurikira. Nibura igisekuru cy'abantu ku isi gishobora kumara imyaka 300. Ibi ni ukuvuga uramutse ufashe umuntu uri kutwumva muri uyu mwanya akagaruka ku isi nyuma y'imyaka 300, adashobora kwemera na gato ko iyo si yisanzeho ariyo yabaye mu buzima bwe bwose. Bisa naho ubwenge bwa muntu bukura buri segonda. Ikigezweho uyu munsi ejo kiba cyataye agaciro kigasimbuzwa n'ikindi gishya kicyurushya imbaraga mu koroshya imibereho n'ubuzima bwa muntu. Mu mwaka w'1885 nta washoboraga kwemera na gato ko mu gihe kitarenze amasaha 18 n'iminota 39 umuntu ashobora kuva i Bujumbura akagera mu mujyi wa New York. Ibi bigakorwa n'imashini kabuhariwe mu kuguruka wiyicariye gusa. Nta washoboraga kwizera na gato ko umuntu ashobora kubagwa ingingo z'umubiri zikaba zasimbuzwa iz'utunyamaswa. Ibi bigakorwa n'umuganga wibereye nibura mu ntera y'ibirometero 11,331. Ibi ni ukuvuga uvuye i Kigali ukagera mu mujyi wa London mu Bwongereza. Mu mwaka w'1665 umuhanga mu by'ubuzima n'ubugenge physician Richard Rower yakije imbwa yari hafi gupfa kubwo gutakaza amaraso menshi, ayongerera amaraso avomye mu yindi. Ababaye umuhanga wa mbere wavumbuye uburyo bwo kurengera ubuzima hifashishijwe kuvoma no guhana amaraso hagati y'ibinyabuzima bibiri, blood transfusion system. Mbere y'umwaka w'1660 buri mwaka barenga miliyoni 2,763 n'abantu 71 bapfaga kubwo gutakaza amaraso menshi kugeza ubwo bashize mu mubiri. Mu nkuru yanditswe na Deborah Meran kwa 8 Werurwe umwaka w'2022, umuhanga mu bya siyanse Dr. Angelo D'Alessandro yavuze ko itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Colorado, University of Colorado School of Medicine na The Albert Einstein College of Medicine ryavumbuye uburyo bushya bwo gusimbuza utunyangingo n'ingingo z'umubiri bishaje. Ibi bikazakuraho burundu ikibazo cy'imfu ziterwa n'ubusaza. Ubu turi mu gisekuru cy'ikoranabuhanga, digital era. Uhereye kuri bya burende n'indege kabuhariwe z'intambara ukageza kuri ka mudasobwa gato tugendana mu mifuka yacu, byose byahinduye umubumbe akadugudu gato cyane. Mu myaka irenga 6,000 ishize isi yari ituwe n'abantu babiri gusa. Nta muhanda, nta modoka, nta mashanyarazi, nta mudasobwa cyangwa interinete. Bombi bibera munsi y'ibiti by'umurima wa Edeni. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turibanda ku mateka y'ingobyi ya Edeni ivugwa muri Bibiliya, twifashishije inyandiko z'abanyamateka nka Mark Roy yo kuwa 21 Ukwakira umwaka w'2003, iya Weston Philippen yo kuwa 18 Nyakanga umwaka w'2010. Turavuga ku mateka y'aho uyu murima wa Edeni wari uherereye, imiterere yaho kuri ubu n'uruhare rwaho mu iterambere n'ubukungu bw'igihugu cya Iraq. Nitwa Israel Tuyiringire, iyi ni Bero ya TV, ndagusuhuje. Izina Eden ni ijambo rifite inkomoko ku ijambo Eden ryo mu rurimi rwazimye rw'igisamariya. Ururimi rwakoreshwaga mu majyepfo ya Iraq y'ubu ahagana mu myaka yose y'ikinyagihumbi cya mbere ya Kristo. Rifite ubusobanuro bwerekeza ku ijambo fruitful cyangwa well watered, bivuga ahantu harumbuka cyangwa hahehereye. Ijambo Eden riboneka muri Bibiliya y'Igiheburayi inshuro 6 zose, mu bitabo by'abahanuzi nka Izayi ibice 51,
Ezekiel ibice 36, Yoweri ibice 2 na Ezekiel ibice 47. Ariko ibi bitabo byose bikoresha uburyo bw'ishushanya imagery batatuye izina Edeni. Ku ikubitiro umurimo wa Edeni uvugwa bwa mbere muri Bibiliya nk'ahantu h'igikundiro n'ubwiza mu ntangiriro ibice 8 muri aya magambo. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza. Ijambo igiti cyose cyera imbuto bivugwa muri uyu murongo byerekana ubwinshi bw'ibiti by'imbuto zariho icyo gihe. Ibi nibyo byabaye ibyo kurya rukumbi by'abantu babiri ba mbere bavuga mu mateka babayeho ku isi. Bibiliya y'Igiheburayi ivuga Adamu na Eva nk'abantu bashyizwe muri Edeni. Inavuga inkuru y'umwuzure, inkuru y'irema n'iy'umunara wa Babeli. Ingingo ireba naho ubusitani bwari buheherereye ni imwe mu zateje impaka ndetse ntizavugwaho rumwe n'abanyamateka b'ibihe byose. Ibara rishingiye kuri Bibiliya ryemeza ko hashize imyaka isaga 6,000 ibivugwa kuri Edeni bibayeho. Ibyanditse mu ntangiriro byanditswe na Mose nyuma y'imyaka 2500 bibaye. Ni ukuvuga ko mu kubyandika Mose yifashishije inkuru z'abantu cyangwa ibyanditswe mbere n'abanyamesopotamiya, nawe yabyanditse nk'amateka. Birashoboka ko ibimenyetso bigaragara biranga ubusitani byari byaragiye bihinduka ku mpamvu y'ihindagurika kamere ry'imiterere y'isi, imitingito yibasiye aka gace k'iburasirazuba bw'isi, ndetse n'umwuzure wabayeho hagati y'imyaka 3000 n'5000 mbere ya Kristo. Aya magambo yanditswe n'umuheburayi Mose niyo yonyine abahanga mu bushakashatsi baheraho bemeza icyerekezo cy'ubu busitani. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanyamo ine. Umwe witwa Pishoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'ihavira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa budora n'amabuye yitwa shohamu. Undi witwa Gihoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'ikushi. Undi witwa Hidekeru, niwo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa kane witwa Ufurate. Yanditse mu gitabo cy'intangiriro ibice 2:10. Igitabo cy'intangiriro niho honyine havuga mu buryo bweruye amakuru nyayo avuga bimwe mu birango bya Edeni. Ikirenze kuba ari umurimo wari mu gace k'uburasirazuba bw'isi, imigezi ya Pishoni, Gihoni, Hidekeru na Ufurate niyo yari isoko y'uburumbuke bw'ubu busitani. Umugezi umwe wagaburiraga iyi ngobyi wigabanyagamo indi ine. Uwa mbere ni Pishoni wanyuraga mu gihugu cya Havira, igihugu cyabonekagamo izahabu nziza cyane. Gihoni yanyuraga mu gihugu cya Kushi. Tigris ikanyura mu gihugu cy'iburasirazuba bwa Ashuri, ndetse n'umugezi wa Ufurate. Abahanga mu bya siyanse n'ubushakashatsi bifashishije aya makuru mu kugerageza kwemeza aho ingobyi ya Edeni yari iherereye. Abenshi bemeje ko kubw'igaragazwa rya Kushi ariyo Ethiopia y'ubu cyangwa Tigris n'umugezi wa Ufurate, ingobyi ya Edeni yari iherereye mu gihugu cya Ethiopia mu gice kirumbuka cy'uburasirazuba bwo hagati. Ni mu gihe ikigo cy'ubushakashatsi Institute of Creation Research cyagaragaje ko bitewe n'ihindagurika ryabaye ku isi nyuma y'umwuzure, nyuma yo kugereranya ingingo nyinshi zanditse zivuga ku hantu Edeni yari iherereye, cyagaragaje ko nta wakwemeza neza aho yari iherereye kuri ubu. Nta gushidikanya umwuzure wahinduye ibintu byose. Ibi bikaba byanatera gushidikanya ku mugezi wa Tigris ndetse na Ufurate bivugwa. Kugeza ubu bamwe mu bahanga batuye ku isi baracyakora ubushakashatsi kugira ngo bamenye ahantu hafatwa nk'intangiriro y'ubuzima bw'ikiremwa muntu ku isi. Dore bimwe mu byo bagezeho. Edeni muri Iraq. Hari abahanga benshi batandukanye bashimangiye ko Edeni ivuga muri Bibiliya iri mu majyaruguru y'ikigobe cya Perse mu majyaruguru y'icyitwaga Mesopotamiya, ubu ni muri Iraq.
hakaba ariho umugezi wa Tigris wisukira mu nyanja. Mesopotamiya yahoze ari agace gaherereye mu buvazuba bwo hagati n'igice cy'amajyepfo y'uburengerazuba bwa Aziya, hafi y'uburasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Aka akaba ariko gace ka mbere gafite ubutaka burumbuka ku isi, Fertile Crescent. Mesopotamiya yari hagati y'ikibaya cya Flood Plain hagati y'umugezi wa Tigris na Euphrate, ikaba yarabayeho mu mwaka w'ibihumbi 5000 mbere ya Kristo. Indi mpamvu abashakashatsi baheraho bemeza aka gace ko muri Iraq ariyo yahoze ari Mesopotamiya nk'ahantu hari ubusitani bwa Edeni, ni umwihariko waho mu kwera imbuto n'amatunda menshi kurenza ahandi hose ku isi. Uyu munsi ku isi hose habarurwa amoko y'ibiti byera imbuto arenga 2000. Muri aya 15% yose aboneka mu gihugu cya Iraq. 9% by'ubuso buhingwa muri Iraq, ni ukuvuga ubutaka bugera kuri hegitari 450 bihingwaho imboga, mu gihe 6% ni ukuvuga hegitari 300 byuzuye ibiti by'imbuto kimeza n'amatunda bihoraho. Imbuto zitoshye ziboneka mu bihe byose by'umwaka, zigahingwa cyane cyane mu majyaruguru n'igihugu cyo hagati muri Iraq. Umugezi wa Tigris na Euphrate itanga amazi arenga metero kibe miliyari 44 mu gihe cy'izuba na metero kibe miliyari 77 mu gihe cy'imvura, amazi yifashishwa mu kuhira imyaka. Iraq ni igihugu gikize cyane ku mutungo kamere, hafi 40% by'abaturage bayo bose bibera mu bice by'icyaro. Itsinda ry'abashakashatsi bari bayobowe na Professor Vanessa Hoyes, hakaba umwarimu muri kaminuza ya Galvan Institute of Medical Research, Sydney University na University of Pretoria, bakoze ibizamini by'utunyangingo ndangasano bifashishije ibisigazwa by'abantu babayeho mu bihe bya kera. Basanze umuntu wabayeho mbere ku isi ari uwabaye mu gace gahuriweho n'igihugu cya Botswana mu majyaruguru, agace k'uburengerazuba bwa Namibia n'uburasirazuba bwa Zambezi. Nk'uko Sky News yabitangaje mu Kwakira umwaka wa 2019, aba bashakashatsi babonye ko abantu ba mbere babayeho mu myaka 200,000 ishize ari Abanyafurika bo muri aka gace. Ni naho iki gitangazamakuru gihera kivuga ko Eden yaba ari aka gace gahuriweho n'ibihugu 3 bya Afurika. Abahanga mu bya filozofiya y'Abagiriki nka Plato na Aristotle bizeraga ko nta kintu ku isi gishobora kubaho mu buryo nta makemwa, bakemeza ko inkuru ivuga ku isi itunganye no kubaho kwa Edeni ari inkuru mpimbano. Naho abahanga mu iyobokamana n'abafite imyemerere nyobokamana bemeza ko nyuma yo gucumura kwa Adamu ubu busitani bwimuriwe mu ijuru. Kuva ubwo aho bwahoze hakarindishwa inkota ityaye, iyi akaba ari nayo mpamvu y'imitingito n'inkuba bihora muri aka gace. Naha dusoje ikiganiro cyacu, turabashimiye.